Mbanje kugusuhuza wowe ubashije kuba wafungura iyi video aka kanya, uri uw'ingenzi cyane kandi uri uw'ingirakamaro. Rero nta kindi rero ngusabye ni uko wakanda subscribe, ukibuka no kuba wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro cya documentaire za filime. Waba wararebye amafilime menshi cyane agiye atandukanye kandi akabasha kuba yakuryohera cyane. Ngiye kukubwira filime yahitinze kandi na n'ubu ikaba igikunzwe kuri iyi si. Nta yindi rero ni Bag 2. Bag 2 yongeye kukubwira uburyo yashutinzwemo na criminals se cyangwa utumistake twagiye tuzamo duke duke kugira ngo iyi filime ibashe kuba yashutinga. Kandi ndaza kuza kukubwira uburyo Tiger Shroff yagiye kwiga martial art, ibijyanye n'imirwanire kugira ngo azabashe kuba arwana neza mu gihe ari kwakitinga filime. Kandi ndaza kuza kukubwira n'igihe yamaze arimo yubaka umubiri kugira ngo uzabone ko afite umubiri ungana nk'uyu nguyu. Rero babara tubane muri iki kiganiro rero ukanda subscribe, ntuve ku murongo rero nze nkubwire ibikubiye muri iyi video byose hamwe. Byinshi cyane rero byimbitse rero utigeze umenya kuri iyi movie se cyangwa kuri iyi filime ya Bag 2. Iyi ni filime nziza cyane yakunzwe n'abatuye isi yose kandi ikundwa n'urungano ndetse ikundwa n'iyonka. Iyi filime bakaba barayikunze cyane bitewe n'uko harimo ibintu bitangaje cyane kandi ibyo bintu ukaba ubona ko ari ibintu bitabaho kandi ukabasha kuba wayikunda. Rero Bag 2 rero ni filime yashutingwe rero ishutingwa ariko habayemo imbogamizi zigiye zitandukanye cyane. Ngiye kukubwira rero uburyo iyi filime yashutingwemo kugira ngo aka kanya ubashe kuba warayirebye ibashe kuba yakuryohera na n'ubu ukaba ukisubiramo ukireba cyane. Bag 2 se wari uzi ko uyu musore Tiger Shroff yabanje kujya mu Bushinwa kwiga ibijyanye na martial art, ni ibijyanye n'imirwanire. Iriya migeri ubona atera muri aka kanya ntabwo yakagombye kuba ayitera atarabanje kujya kuba yayiga. Ibi ni ibintu rero byamusabye rero hafi amezi angahe atarenze nk'7 kugira ngo abashe kuba yamenya iriya mirwanire yo kurwana. Kuko umuntu uzi imirwanire cyane kwakitinga amafilime biramworohera cyane kandi amenya n'uburyo abitwazamo cyane. Ikindi rero cya kabiri rero utamenya rero ni ukuntu yubatse uyu mubiri tureba ahangaha. Uyu mubiri tureba ahangaha rero ni ibintu biba bigoranye cyane, ntabwo ari ibintu ngo byuke ngo byizane se cyangwa utere umunsi umwe bize. Tiger Shroff ni umuntu ubasha kuba wakora siporo za buri munsi, agakora za yoga agakora n'izindi siporo zigiye zitandukanye kugira ngo zibashe kuba zamuha uriya mubiri mubona afite. Rero akenshi na kenshi rero hari abantu mumubona muri filime mukavuga turiya mubiri ngo ntago ari uwe ngo ni uko ngo mashini iba yamweditinze ikamuha umubiri ungana kuriya. Mu busanzwe Tiger Shroff ni uku nguku niko angana, no mu buzima bwe niko Tiger Shroff angana, bitewe n'uko afite ishuri ry'imirwanire mu Bushinwa agenda atoza abana bagiye batandukanye. Rero ni nyuma yaho rero ibi byose rero byakomeje kuba byatuma akura kuba yajya gukina amafilime. Rero ibi ngibi akaba ari nayo mpano ye yisanzemo cyane yo kuba yakina amafilime, kubera yuko ko nyine no mu butoya bwe yahoze ashaka kubaka umubiri kugira ngo azawujyane mu gukina amafilime. Byinshi cyane rero byimbitse rero mu gushutinga iyi filime ya Bag 2 rero imbogamizi nyinshi cyane zagiye zibamo muri iyi filime. Bag rero bitewe n'uko hari ibyo yagendaga akora, hari naho yagendaga akomereka cyane. Niba warigeze ko nirase naho warwanira mu ndege, biriya ntabwo ari ibintu bya nyabyo byabaye. Babashije kuba bari ikintu kimeze nk'indege kiri aho ngaho bakijyamo mo imbere bakirwaniramo, ariko bashyize muri CGI yabo bigaragara nk'aho bari kurwanira mu ndege. Ese cyane niba warigeze kubona aho ava ku musozi agatumbagira agafata ku ndege yirapye, biriya nabyo ntabwo ari ibintu bisa nk'aho biba byoroshye. Aka kanya ushobora kubireba ukagira ngo wabikora ariko ntabwo wabikora. Ni ukuvuga ati aba yambaye umugozi hariya asimbuka uko breakdown biri inyuma nyine ikagenda imujyana mpaka ageze kuri ya ndege. Hari abantu benshi cyane nyine mwibaza ukuntu bikorwa, ariko ni ibintu biba byoroshye cyane. Wakoze kuba twabanye muri iki kiganiro, reka mbabwire